Hello bakunzi b'icano ndabasuhuje cyane nizere ko muri amahoro mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakotsa inkoko ikaza iryoshye kandi imeze neza. Ngiye kubereka ibirungo wakifashisha mu kugira ngo umarine cyangwa se usige inkoko ize kuza iryoshye imeze neza cyane. Ngiye gutangira mbereka ibyo turi bwifashishisha kuza kuyimarina cyangwa kuza kwisiga ibirungo. Igitunguru na puwaro nabiseye ubundi nshyizemo na tungurusumu ndabivanze neza, ndaje nshiremo umunyu, ndashyiramo akayiko n'igice ka paprika, ndashyiramo ikiyiko cya moutarde, ndaza gushyiramo ikiyiko kimwe cya ketchup, ndashyiramo n'akayiko kamwe ka soja iri sikre, ndashyiramo n'amapoivre, ndashyiramo ibirungo byose ushaka gukoresha mu gikoni, amakirikima, amakarira, uko ubishoboka ibirungo byose ushobora kuba ufite mu gikoni wagerageza ukabishyiramo ubundi mvange. Ndahita nshyiramo n'ibiko bibiri bya l'huile d'olive, ushobora no gukoresha n'ubuto busanzwe nta kibazo, ubundi mvange neza kugira ngo ibirungo byose bize kuvangika neza. Ubundi ndafata n'igice cy'indimu iringaniye nacyo nkikamuriremo, ubundi mvange neza cyane. Biraza gutanga gu iryoshye cyane ku nyama. Ubundi nze kuza gutegura inkoko. Ngewe inkoko ndi bwifashishe ni uku imeze. Iyo nkunda guteka inkoko mu ifuru, ndayi hejuru kunoza ku gatuza ndahacamo nkayireka nkayifunga, kuyifungura kugira ngo nuko nkunda kwiteka. Ariko ushobora no kwereka gutya rwose nawe nta kibazo. Inkoko nayogeje, ibisabwa byose nabyogeje, imeze irasa neza. Ubundi uko bigushobokera wayirekera gutya cyangwa se wayikata gutya. Ngewe nkunda kwikata gutya mu buryo bwiza cyane, nibwo mba mvuga ati yahiyemo neza, yahiye n'imbere hose yahiye. Ubundi si ngombwa ngo ukore nk'uko nabikoze, ukore uko bigushobokera cyangwa se uko ubikunda nta kibazo. Ubundi ndagenda nkebaho gato gato, aho ndi kugenda nkebaho ku matako cyangwa ku mugongo, ndaza kugenda ndundamo ibirungo kugira ngo bize kuza biryoshye cyane. Ushaka ntiwakataho, ariko iyo ukaseho gutya nibwo biza gutuma iza gushyamo imbere kandi n'ibirungo biraza kuba byagezemo hose hose. Ngiye gutangira marina inkoko. Tangiye tuyisige ibirungo, tubishyire hose kugira ngo ize kuza iryoshye cyane. Ushaka wakoresha intoki cyangwa se ugashyira wambaraga mu gikoni. Ndakoresha kano karoso niko nkunda gukoresha mu gikoni nta kibazo. Ubundi dusigirize hose hashoboka, iraza kuza iryoshye cyane. Ibirungo ni ukubishyira hose kugira ngo ize kuza kuba iryoshye. Nahise nyituruna, namaze no kuyitereka ku cyo ndi buze kuyitekeraho mu ifuru. Ubundi nashyizeho urupapuro hasi, hariho urupapuro hasi, urupapuro n'urwo bakoresha ahanini bateka mu gikoni. Njye narushyizeho kugira ngo bitaza gufata ku iyi parato nkunda gutekeraho, ngo nayite parato. Hari igihe ushaka kucyo bindi bigafatana, ariko njye nahisemo kuyiterekaho kugira ngo biraza no kunyorera kuza kuryoza, biraza kuba bitafasheho cyane. Ubundi hari aho nagiye mbona rwose aho ntagiye nkata neza nakase kugira ngo ibirungo bikomeze bize kugeramo rwose. Ubundi nurangiza uraza kuyishyira mu ifuru. Ubundi ndaza kubereka ukuntu bibuze gusohokamo isa neza iryoshye cyane. Nurangiza kumarina ndaje nshyire mu ifuru. Nafashe iminota 30 ya mbere ngishyira ku minota 15 hejuru, ndongera ndahindura ku rundi ruhande 15 ku mushyuhe bwa 180. None nyuma yaho ndangije nongera kwiteka ku hafi iminota 45, ushyira ku bushyuhe kuri 220. Ifuru yawe ishyuha cyane wagabanya cyangwa ukongera bitewe n'uko ifuru yawe ishyuha cyane.
dore nguku iko yasohotse isa neza mu ifuru, murabona rwose iryoheye amaso. Ntimwibagiwe gukora like na subscribe, ndabashimiye cyane.